Kimonyo Imbaya. Ijoro gicuraburindi mu marira, igihe icyo ari cyo cyose bahoraga bashaka icyatuma mpora hasi, ariko Imana siko byaje kugenda. Imana yakomeje indamburira akaboko kayo. Ndashimira abafanizi banjye, ndashimira inshuti zanjye, ndashimira Imana yo yonyine yambaye hafi muri iryo joro. Iryo joro nibwo inshuti zamwishagamo arizo zamugambaniye, ariko Imana ikinga akaboko. Umwana w'umuhungu ava mu wavukiye ku rubara. Nyagasani yakinze akaboko aravuga ngo muhungu wanjye ntago waguma muri gereza, reka abe bakugambaniraga bose ntabasekibi. Ibyo koko babivuze ukuri ngo umwanzi uzamubona mu nshuti mwari kumwe igihe icyo ari cyo cyose. Burya gusa ntibajya bihishira, burya mukunda gusangira, akaba ari we wakuvira mu Babiloni. Ariko ndashimira Imana, nkomeza kwerekana abafanizi banjye mbabwira bati mukomeze mwizere Imana ngo Imbaya. Basore banjye mwirinde icyatuma gereza, dore gereza nayo irarekereje idashikamye, ntiyifuza icyatuma babashyiraho amapingu. Niwo ni jail. Gusa sinakwibagirwa baba bariyo, nabo baba bari ku buribwe. Gusa rimwe na rimwe nabo baba barimo basaba imbabazi, haba harimo n'abatemera ibyaha. Gusa uwo ari we wese mba numva yuko yakabaye yemera icyaha cyangwa se akemera gusaba imbabazi. Gusa niko Imana yonyine idutoza, ariko rimwe na rimwe urubyiruko ntabwo ari byo tugenderamo, ahubwo tugendera mu bijyanye n'imbaraga tuba twiyumvamo, ariko ntabwo ariko biba bikwiye. Wagakoresheje imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana uzazikoresha ute usibye gukoresha Imana yonyine ubicishije mu masengesho, cyangwa ugakunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Mbwa zanjye mugire amahoro aho muri hose. Ndashimira Imana yo yahabaye igakomeza indamburiraho ibiganza. Baywana kwa bisa bafanizi banjye, ndashimira yuko mwakomeje kumfatira iry'iburyo. Nta kindi mwari gukora usibye kunsengera, n'abataransengeye njyewe narabasengeragaho nabaga ndi hose. Inshallah Imana ikomeze kubarinda aho muri hose, hirya no hino ku isi hose.